nk'iyo urebye abantu mwanganaga, abo warutaga, abana, abakire, abakene, baragiye ugasigara. Ni iki watanze? Ntacyo. Niba ugize amahirwe yo kuba ugihumeka umwuka w'abazima, ukaba ushima Imana nubwo waba utayemera, ariko ukaba uriho. Kandi nubwo waba utayemera, wemera ko harimo abakene n'abakire. Ntacyo. Emera ko uwo nguwo waguhaye, uwo wemera wese, yatumye nyine umera uko. Nubwo waba uri umukene, hariho abakene hasi yawe. Nubwo waba waraye utariye, ariko ntiwapfuye. Harimo abapfuye rega. Kandi baraye banariye ibiryo byiza. Ese kuki niba waraye utariye udashobora gushima Imana? Wa mukire we nawe ufite amafaranga. Nubwo ufite amafaranga, ntabwo uzi neza yuko harimo abari bayafite mu nganya n'abakurusha bapfuye. Batabasha kugura urupfu cyangwa indwara ngo bayibuze ati genda rwose jya kuri ruriya niba ukennye genda. Niba ibyo bidashoboka rero mwa bantu, n'ubundi iyo dupfuye nta gihumbi badushyiraho uretse kugura nyine hariya tujya, nta yandi. Bana neza n'abantu, se umwe gusesagure, ariko umuntu bukurange. Umenye ko yaguhaye yimye undi. Icyo ari cyo cyose, ibyago waba urimo byose, niba ugihumeka umwuka w'abazima, shima Imana. Kuko kuba ugihumeka nicyo gishoro cya mbere. Ibyo byo mubimenye mwa nshuti zanjye, mwe mwa banzi banjye, mwe mwa bantu batuye mwese, mubimenye. Mushimire mu bibi no mu byiza.